y'amajuru, uri Imana y'imbaraga, uri Imana ishobora byose. Turahiriwe kuko tugufite nk'Imana. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo ubwo uri mu ruhande rwacu umubisha wacu ninde? Ntawe uhagurukira kutuburanya kuko ari we murengezi wacu. Utubereye byose uyu mugoroba, tugarutse aho uri tudashidikanya ubutabazi tubonera kuri wowe. Tugarutse aho uri imitima yacu yuzuye ibyiringiro, yuzuye kwizera kuko uri Imana ishobora byose. Ntiwigeze uduhana n'uburi ntuzigera uduta. Waravuze ngo uzabana natwe kugera ku mpera y'isi. Waravuze ngo niduca mu mazi menshi ntazadutembana, niduca no mu muriro ntabwo tuzashya. Twarakubonye udukura mu birimi by'umuriro, twarakubonye udukura mu mazi menshi. Imitima yacu yuzuye ibihamya kuri Imana igira neza. Uri Imana yo kwizerwa, tiwe fidele, uri fidele, uri kwizerwa ibihe byose. Kuva aho twakuboneye, kuva aho twakumenyeye, twabonye ubwizerwe bwawe. Na n'uyu munsi turacyabubona, n'ejo hazaza turahamya ko tuzabubona. Ntabwo ujya usiga abo wahamagaye, ntujya ubasiga. Nta rugamba na rumwe wigeze utsindwa, nta ntambara n'imwe wigeze utsindwa. Muri Egiputa ntiwatsinzwe, wakuyeyo ubwoko bwawe. Abari abagaragu bahinduka ingabo. Imbere y'inyanja itukura n'imisozi myinshi ntiwigeze ubasiga. Waciye inyanja mo kabiri barambuka. Mu butayu warabatunze, wabagaburiye manu, wavaniye amazi mu gitare. Wakoze ibitangaza batigeze babona, batari barigeze bumva. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwizerwa. Wabwiye Yosuwa ngo uyu munsi natangira kugukuza mu maso y'abantu bose. Ageze imbere ya Yorodani, abagabo bagendanaga nawe bibazaga ko atari bubone uko abigenza, bibazaga ko bitari bukunde, ariko Yorodani yicamo kabiri barambuka. Abatasi batakwizeye bagiye i Kanani, ngo babona ni igihugu gikomeye, kirimo abagabo bakomeye, kigoteshejwe inkike z'amabuye zikomeye. Ariko uravuga ngo icyo gihugu nzakibaha, muzagitura mwebwe n'urubyaro rwanyu. Warabikoze kubw'amaboko yawe akomeye. Uri Imana y'imbaraga, na n'uyu munsi nturahinduka, na n'uyu munsi turakubona. Ubuzima bwacu bwikoreye ubuhamya. Twarakubonye amaboko y'abantu yananiwe, ubwenge bw'abantu butabibasha. Twarakubonye imbaraga zacu zashize, byiringiro byacu bisa nk'ibirangiye. Twarakubonye udutabara. Mutima wanjye urabihamya kuri ukwizerwa. Twarakubonye abaganga bavuga ko ari indwara zidakira, tukubona uzikiza. Twarakubonye nta byiringiro by'imibereho, twarakubonye ugarura ibyiringiro mu buzima bwacu. Twarakubonye twuzuza ibyiringiro, twisabiraga urupfu. Twarakubonye utubesha mu mazu uko wasezeranye kuzayabeshamo abatagira shinge na rugero. Twarakubonye utwubakira, twarakubonye utugaburira, twarakubonye utwambika, twarakubonye udutsindishiriza. Uyu munsi sibwo watureka. Dufitanye amabanga nawe, dufite ibyo twahamiriza abandi n'ibindi tutabasha kuvuga. Twarakubonye uri kwizerwa. Ntabwo ujya usiga baguhungiraho, ntujya usiga bakwambaza, ntujya usiga baguhamagara. Uri Imana inyuranye ibihe, uri Imana ihanagura amarira. Mutima wariraga ukawuzuza ibyishimo. Uri Imana ibeshaho, uri Imana ikura umutindi ku cyavu, kamwicaranye n'ibikomangoma byo mu nzu yawe. Uri Imana ibesha mu mazi abatagira shinge na rugero. Uri Imana itunga umuntu adafite akazi akabaho.
uri Imana igabura, uri Imana idukura mu nzara, uri Imana ibeshaho. Mwami, sinabasha kugushima uko bikwiriye, sinzi no kuvuga uko bikwiriye, sinzi no kuguhimbaza uko bikwiriye. Nyakuri Imana, uri Imana idutabara urugamba rugeze mu marembo, uri Imana iturinda igisebo, uri Imana idukiza gukorwa n'isoni, uri Imana iturwanira intambara zizwi n'izitazwi. Uri Imana, uri Imana, uzahora uri Imana, tuzahora tukwiringira kuko ntidufite icyo twaguha. Uri Imana, uri Imana, kwiye amashimwe. Byaremwe byose bikuramye, byaremwe byose bigushime. Utandukanye n'abantu, uraruta abakomeye, uraruta abanyacyubahiro, uri umutabazi utabura guseruka mu gihe cy'amakuba. Nagushima gute, nagukorera gute bingana n'ibyo nkorera, naguha iki bingana n'ibyo wampaye, naguha iki kingana n'ineza yawe ku buzima bwawe. Kwizerwa ngo kuko wumva ibyo usabwa, niyo mpamvu abantu bose bazagana aho uri. Ndahamya neza kuzatabara bagutakira ku manywa na nijoro. Ndahamya neza kutazabareka kuko nanjye ntiwigeze undeka. Ndahamya neza kuzabaha guhura n'ineza yawe kuko nahuye nayo. Ndahamya neza kutabeshya, ndahamya neza kuri uwo kwizerwa. Uri Imana nyamana, urahambaye, bidashobokera abana b'abantu. Birakoroheye, birakoroheye. Ubasha gutabara mu kanya ko guhumbya no guhumbura, ukura mu busa ukarema ibitariho, ubihamagara nkaho bihari. Ntiwita ku butinde, ntiwita ku myaka, ntiwita ku myaka yo kujijwa, ntiwita ku bupfapfa bwacu, ntiwita ku ntege nke zacu. Utugirira ibingana n'imbabazi zawe, utugirira ibingana n'imbaraga zawe, utugirira ibingana n'ibyo ushoboye. Cyaduha kugushima uko bikwiriye, cyaduha kukwiha uko bikwiriye, cyaduha kugukorera mu myaka dusigaje, cyaduha ukatubera ibyirato, ari nta kindi twirata. Cyaduha tukakwiha ntacyo dusigaje inyuma. Urakoze Mwami wanjye, urakoze Mana yanjye, urakoze inshuti yanjye, urakoze bwugamo bwanjye, urakoze byose byanjye. Amagambo yanjye aba make, ntabasha kungana n'ibyo nkorera. Kugukorera kwanjye kuba guke, ntabwo nabasha kwitura ineza. Kukuvugira kwanjye kuba guke, ntikubasha kungana n'imirimo yawe. Ongera utwimenyekanishe Mwami muri iyi myaka, ongera utwimenyekanishe Mwami muri aya masengesho, ongera utwimenyekanishe Mwami muri uku kwezi. Ongera wimenyekanisha abahungu bawe n'abakobwa bawe. Sinabasha kubakubwira nk'ukuri, ariko cisha ineza yawe imbere y'ubuzima bwa buri muntu wese, akwimenyere ku giti cye. Nibwo atazakuvaho, nibwo azaguhamya ubudacogora, nibwo azagukurikira ubutanamuka. Cisha ineza yawe imbere y'ubuzima bwe, muremere ibihamya, muremere ibitsi ku mutima, kuko iyo wabiremye ntituba tubasha kubihakana.
nubwo isi yose yahagurukira kuduca intege, duhinduka abantu badacibwa intege kuko twakwiboneye. nta mbaraga zasiba ibyo nakubonyeho, nta mbaraga zasiba ibihamya mfitanye nawe, ntazo, ntaz'abarozi, ntaz'abapfumu, ntazo. rema ibyo bihamya bidasibika mu mutima we, bireme mu buzima bwe aguhamye budacogora, biremye mu buzima bwe aguhamye kuzagera ku iherezo ry'urugendo. urakoze mwami, reka tumuvugirize impundu, tumukomera amashyi, arabikwiriye, urabikwiriye mwami. cyubahiro no gukomera n'ibyawe, ntawagereranywa nawe, urihariye, urisa. urakoze mwami wanjye, haleluya. Yesu ni mwiza. mwiriwe neza, muri amahoro, haleluya. cyangwa Imana ikongera ikakwiyereka. hari ibintu Imana ijya ikora mu buzima bw'umuntu, ni ukuri, ni ukuri. Imana ikabikora, ikabikora, haleluya, ku buryo adashobora gushidikanya gukomera kw'Imana, haleluya. hari ibintu Imana ijya ikora mu buzima bwacu ku buryo nta mbaraga zabasha kuducogoza ngo bikunde, ukavuga ngo narabibonye, haleluya, ukavuga ngo narayibonye. reka Imana igukorera ibyo bintu, haleluya. bitandukanye n'ibyo abavuga butumwa bavuga, bitandukanye, biratandukanye, haleluya. Imana ikuremera ibihamya, haleluya. kuko njyewe sinabasha kwihamya mu mutima wawe nk'uko njye nyumva. igituma nyihamya mu mutima wanjye nuko nayibonye, haleluya. hari ibintu byakozwe n'amaboko yayo, yayo n'ubushobozi bwayo bitari bushoborwe n'umuntu, haleluya. ibyo bituma nta mbaraga zibasha kunca intege, haleluya. bituma ntazibasha kunca intege kuko hari ibyo nziranyeho nayo. Imana ibikuremere, Imana ibigukorere, haleluya. ni Imana itarobanura ku butoni, ni Imana yumva gusenga ko abantu bose bayisenga, haleluya. cyane ikabigukorera, kabirema uyu mwaka utararangira, haleluya. nubwo igihe cyayo kitandukanye n'icyacu. mu ijuru nta Desambre ibayo, nta Novembre, nta Janvier, nta Fevrier, nta mezi, nta kuboza, nta Gashyantare, nta Werurwe, oya, nta bibayo, haleluya. ibyo biba mu bantu, rero ntibikaguca intege ngo Desambre irashize, amena. reka tuganire ku magambo y'Imana, ariko utahane mu mutima we ko Imana yacu ariyo kwizerwa. namunishakana n'umutima w'ukurigireka, oya, itara ndetse nawe ntizakureka, haleluya. iramutse ikuretse uyishaka n'umutima w'ukuri, yaba ari Imana irobanura ku butoni, kandi ntirobanura ku butoni, niyo mpamvu itazakureka. nyemerera uyishakane n'umutima w'ukuri, nyemerere ntucogore, nyemerere ntunamuke. turasoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya mbere umurongo wa 11 na 12, haleluya. turimo turasoza amasengesho yacu, tuzasoza ku cyumweru. ndifuza ko wasoza uvuga ngo sinkure ku rutampaye umugisha, haleluya. sinzareka kugushaka kugeza igihe bimwe bihindukiye, ibindi bigahinduka, ibindi bigahinduka, nkabona ubwiza bwawe, haleluya. rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya mbere 11 kugeza kuri 12. haravuga ngo kubw'uwo, kubwa Kristo, kubw'uwo natwe twarazwe umurage, tubitoranirijwe kera nk'uko Imana yabigambiriye, ikora byose nk'uko ibishaka mu mutima wayo. kubw'uwo natwe twarazwe umurage, haleluya. ntuzongere kubabara ngo iwanyu nta murage baguhaye. kubwa Kristo dufite umurage, haleluya. hari igihe umuntu akura ntamenye iwabo, cyangwa agasanga iwabo nabo Satani yari yarabifatiye ku buryo nta neza bagirira abana babo, ariko kubwa Kristo dufite umurage,
haleluya. Ngo tubitoranijwe kera nk'uko Imana yabigambiriye, ikora byose nk'uko ibishaka mu mutima wayo, ngo tube abo gushimisha ubwiza bwayo. Dufite umurage kandi turabo gushimisha ubwiza bwayo, twebwe abiringiye Kristo uhereye kera. 13 niwe namwe mwiringiye, navuze kugeza kuri 12, kugeza kuri 13. Niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso, ari cyo Mwuka Wera mwasezeranijwe. Amen, haleluya. Dufite impamvu tutagomba kurekura Imana yacu itaduhaye umugisha. Icyambere, twarazwe umurage uko Kristo yabishatse, twarazwe umurage. Ikindi, tubereho gushimisha ubwiza bwayo. Ikindi, hari ikimenyetso twashyizweho. Haleluya. Nshuti z'Imana, dutandukanye n'abantu badafite Kristo, turatandukanye. Haleluya. Jya genda wemye, umutwe wawe weme, ubuzima bwawe bweme, utandukanye n'abantu badafite Kristo. Haleluya. Twebwe dufite umurage, hari icyo tubereyeho, ni ugushimisha ubwiza bw'Imana. Haleluya. Hari ibintu rero Imana ikemura kugira ngo nyine tubashe gushimisha ubwiza bwayo. Ikindi, dufite ikimenyetso kiri ku buzima bwacu, kitari ku bantu batizera. Haleluya. Ibyo biraguhagije kugira ngo ubuzima bwawe bweme. Amen. Kubw'uwo natwe twarazwe umurage, dufite umurage. Haleluya. Abagalatiya 4:7 haravuga ngo nicyo gituma utakiri imbata ahubwo uri umwana. Haleluya. Abagalatiya 4:7 nicyo gituma utakiri imbata ahubwo uri umwana, kandi rero ubwo uri umwana uri n'umuragwa ubihawe n'Imana. Haleluya. Turabaragwa tubihawe n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ntago turi imbata, ntabwo turi abakozi b'Imana, turi abana b'Imana. Haleluya. Iyo umuntu abaye umukozi atabaye umwana, abura umurage, ahinduka umukozi uzahabwa ibihembo. Ariko umuntu iyo ari umwana yakira umurage, ntacyo yabikoreyeho. Haleluya. Turi abana b'Imana. Yesu ashimwe. Turabaragwa. Ubwo ndi umwana ndi n'umuragwa, mbihawe n'Imana. Ntago mbihabwa no kwamaza impaka aho mvuka. Haleluya. Ntago bihabwa ni wanyu, umurage w'iwanyu ni muto cyane, ni na mugufiya, urimo n'ibindi bintu byinshi bivanzemo. Haleluya. Ndi umurage bihawe no kuba umwana w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ubwo bihabwa n'Imana nta muntu tubiburana. Iyo ari umurage wo mu muryango, hari nubwo abantu bahagurukira kuwuburanya, cyangwa ababyeyi banyu bapfa, baso wanyu, bande banyu bakagutwara umurage, ariko turi abarage tubihawe n'Imana. Nta rubanza, nta muntu wanyambura umurage nahawe n'Imana. Haleluya. Idini ntiryabinyaka, abantu ntibabinyaka, nibyo nagizwe byo, nabihawe n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abana b'Imana bose bafite umurage. Mana yacu tugirire neza. Abaroma 8:17 Paulo yandikiye Abaroma igice cya 8:17 ngo kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa. Ndifuza ko aya magambo yajya mu mutima wawe. Haleluya. Yesu ashimwe. Ubuzima bwanjye bujya kuzuramo ibyiringiro byinshi. Namenye neza ko ndi umwana w'Imana ntashidikanya. Nari sanzwe ndi umukristo mbimazemo iminsi, ariko ntabyumva neza ko ndi umwana w'Imana. Igitondo kimwe nsoma umurongo. Oh haleluya. Haleluya. Umurongo urambwira ngo ni muri Yohana, harambwira ngo uko data akunda Kristo niko nanjye nkunda. Ndikebuka ndireba navuga ngo ngewe Hortense, uko data akunda Kristo utaracumuye niko nanjye nkunda. Umuntu w'ibunaka uvuka ahandi nkunda kubabwira, nkundwa kimwe nk'uko Kristo akundwa. Oh haleluya. Mpita nuzura ibyiringiro navuga ngo Mana uri igitangaza. Amen. Ibyiringiro by'abizera ntago bizanwa n'amafaranga babonye mu mufuka. Oya. Ibyiringiro ahubwo bibahesha amafaranga. Yesu ashimwe. Bibahesha ibyo bategereje. Ariko ibyiringiro byabuze ntibagira imbaraga zisingira ibyo bategereje. Ariko iyo wamenye ijambo ry'Imana rigahindura imitekerereze yawe, ibyiringiro bikakuzura, biguhesha n'ibifatika. Haleluya. Cyamukanyumva. Kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana. Turabaraganwa na Kristo niba tubabarana nawe ngo duhabwe ubwiza nawe. Haleluya. Niko ko turabarana na Kristo kugira ngo umuntu abe mu Kristo mwiza, abe umwizera mwiza. Hari ibintu ababaramo muri ubu bugingo, hari ibintu yibuza kandi yarabyemerewe, hari ibyaha yitandukanya nabyo, hari ibibi yari bukore yari bubonemo inyungu ariko ntabikore. Turi abantu babana na Kristo ngo duhabwe nawe ubwiza. Haleluya. Impamvu turimo dusenga no kubera ibi byose, dufite umurage. Yesu ashimwe cyane. Hari umurage twahawe twifuza gusingira. Haleluya.
turasenga nk'uko Kalebu yasenze cyangwa nk'uko yasabye. Yosuwa 14:7 kugeza kuri 13. Urabizi ko uri umuragwa, urabizi ko hari umurage wahawe, urabizi ko uri umwana w'Imana, bitaburanwa, bitagira gute. Hari n'igihe umuntu avuka nabi Isaka mwihakana, umuntu akajya arinda kuvuga turiya muntu ni papa wanjye, babaza uwo papa, uwo witwa papa wakavuga ngo uriya mwana si uwanjye. Murabizi mwe n'ibyo bintu bibaho kandi birababaza, ariko twebwe dufite data. Haleluya. Ntabwo atwihakana, oya. Amen. Yosuwa 14:7 kugeza kuri 13. Ngo icyo gihe nari maze imyaka 40, twari tukiri Kadeshi Baruneya. Mose umugaragu w'Uwiteka ntuma kujya gutata igihugu. Bukeye ngarutse muhamiriza ibyo nari nabonye n'umutima utabeshya. Turimo turashaka Imana n'umutima utabeshya. Haleluya. Ndahamya neza ko wagiye muri aya masengesho ushaka Imana, atari umuntu ushaka. Abarimo gushaka abantu barimo barakomanga ku miryango yabo, ariko twaje gukomanga ku muryango w'ijuru. Haleluya. Tumeze nka Kalebu arimo kuvuga aya magambo ngo bukeye ngaruka muhamiriza ibyo nari nabonye n'umutima utabeshya. Ngo ariko bene data twajyanye bahisha imitima y'abantu ubwoba, njyeweho nomatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Haleluya. Wowe nanjye twomatanye n'Uwiteka Imana yacu rwose. Amen. Ntitwacogoye ku munsi wa mbere, ntitwacogoye ku wa kabiri, na n'uyu munsi twamatanye n'Uwiteka. Turakomeje mu rugendo. Haleluya. Ngo maze uwo munsi Mose ararahira ati, ni ukuri igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka ryose, kuko wamatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Nuko Kalebu arongera aravuga ati, kandi dore Uwiteka yatumye Mariya imyaka 45 nk'uko yavuze. Kalebu we ndamukunda. Haleluya. Ngo kandi dore Uwiteka yatumye Mariya imyaka 45 nk'uko yavuze. Uwiteka wemeye kudapfa cyagiye. Munyumve inshuti z'Imana. Uwiteka wemeye kudakenyuka. Uwiteka wemeye kugeza uyu munsi afite ibyo akubikiye. Haleluya. Kalebu arimo arivuga ngo yatumye nongeraho indi myaka 45. Cyagiye nari mfite 40, nonge Uwiteka yatumye Mariya 45 kugira ngo ntunge gakondo yanjye. Haleluya. Ubwo Satani atanyisha cyagihe ngomba gutunga byose iby'Imana yamvuzeho, ngomba kugaruza umurage wanjye. Haleluya. Hari ibintu bihumbi byari kuduhitana, dufite impfu twasimbutse. Haleluya. Abanyarwanda bo bafite umwihariko ugusimbuka impfu. Ngizi zo muri jenoside, ngizi zo mu mashyamba ya Kongo, ngizi za hehe na hehe, izo zose twarazisimbutse. Haleluya. Impanuka sinakubwira umubare, twarazisimbutse. Ubwo tugihari uyu munsi tugomba gusingira gakondo yacu. Ntabwo Uwiteka yadusize kugira ngo tubabazwe, yadusigiye kugira ngo dusingire ibyiza byose yari yaratuvuzeho. Haleluya. Satana mware, yihebe cyangwa yiyahure. Haleluya. Nzahagara muri gakondo yanjye yose, ibyo Uwiteka yamvuzeho byose. Amen. Ngo kandi dore Uwiteka yatumye Mariya imyaka 45 nk'uko yavuze, uhereye igihe Uwiteka yabibwiriye Mose Abisiraheli bakizerera mu butayu. None dore uyu munsi ishyikije imyaka 85. Ubu ndacyafite imbaraga nk'uko nari nzifite urya munsi Mose yanyoherejeho. Haleluya. Iri jambo rivuga ngo ndacyafite imbaraga nk'uko nari nzifite, ni rivuga ngo ndacyasenga nk'uko nasengaga. Haleluya. Abacogore hagati mu rugendo birabareba, ariko twebwe turakomeje. Haleluya. Turacyafite imbaraga zo guhamagara Imana, turacyasenga, ntago turabivamo. Haleluya. Arivuga ngo ndacyafite imbaraga nk'uko nari nzifite cyagiye Imana ikimpa amasezerano, nihashake bashize imyaka 10, na n'uyu munsi ndacyafite imbaraga zo gukomeza kuyihamagara. Haleluya. No kuyibutsa ngo Mana ibuka ibyo wavuze ku buzima bwanjye. Haleluya. Iyo abantu bacitse intege hagati mu rugendo, ntago basingira iby'Imana yabavuzeho. Iyo uyu mugabo Kalebu aza kunanirwa, ntajye kwishyuza umugabane we, ntajye kwishyuza umusozi we, cyangwa agacogora agahinduka umusaza mu mwuka we, ntaba yarabisingiriye, ariko aravuga ngo ndacyafite imbaraga nk'izo nari mfite cyagiye. Haleluya. Haleluya. Bakomeje gusenga. Haleluya. Abatarambiwe guhamagara Imana. Haleluya. Turacyafite imbaraga nk'izo twari dugifite tucyakira amasezerano, turacyafite imbaraga nk'izo twari dufite ku munsi wa mbere wo gusenga, kandi turakomeje. Haleluya. Nk'uko imbaraga zanjye zameraga ku rugamba ntabaranga tabaruka, n'ubu niko ziri. Amen. Haleluya. Ikintu gituma abantu basingira amasezerano yabo, ikintu gituma abantu bahagarara nk'uko Imana yifuzaga ko bahagarara, no kudacika intege. Yesu ashimwe. Iyo abantu bacitse intege bagarugira hagati mu rugendo, basingira bike mu by'Imana yari bavuzeho, ariko iyo abantu bagenda bagwiza imbaraga, iyo bintu biyemeje kudacogora, iby'Imana bavugaho byose babihagararamo.
haleluya. Nguko imbaraga zanjye zameraga ku rugamba ntabana ngatabaruka, n'ubu niko zikiri. None umusozi w'Uwiteka yavuze urya munsi. Hari abantu bashaka imisozi yabo, hari abantu bashaka gakondo yabo, hari abantu bashaka gusingira uyu murage Imana ibavugaho, haleluya. None umusozi w'Uwiteka yavuze urya munsi. Icyo gihe wumvaga ko Abanaki bari bahari, kandi ko hariho imidugudu minini igoswe n'inkike z'amabuye. None aharaho Uwiteka azaba ari kumwe nanjye, mbirukane nk'uko Uwiteka yavuze. Yosuwa aha Kalebu mwene Yefune umugisha, maze amuha umusozi witwa Heburoni ngo habe gakondo ye, haleluya. Abantu batarambirwa bajya begurirwa ibyo bamaze iminsi basaba, haleluya. Abantu badacogora bajya basingira ibyo abandi baciriye hagati urugendo batagezeho, haleluya. Uzahura n'abera barimo kubera ngo shana natwe twarasenze ngo waretse gukabya ibyo bintu urimo shana natwe ko twabibayemo. Uzababwire ngo ndakomeje mu rugendo, haleluya, kugeza igihe nzabonera iyi Mana itabeshya, yitamurura ikagaragara mu buzima bwanjye, haleluya. Mana yacu tugire neza, kugeza igihe nzasingirira umusozi w'Uwiteka yari yarambwiye, amen. Icyashoboje Kalebu gutsinda cyangwa gufata iyi gakondo ye cyangwa gufata uyu murage we, icyambere nuko yamatanye n'Uwiteka, ikindi nuko yarinze imbaraga ze, ntigeze acogora, ntigeze abivamo, haleluya. Imbaraga usabwa kugira si izindi, nizo gukomeza gusenga, nizo gukomeza gukiranuka, haleluya. Hanyuma ibyo ngibyo biteranyije komatana n'Uwiteka no kurinda imbaraga zawe, biguhesha gakondo yawe, biguhesha umusozi, haleluya. Turabaragwa, dufite umurage, duhagaze muri aya masengesho tuvuga nka Kalebu, tuvuga ngo ndashaka umusozi Uwiteka yambwiye, haleluya. Ndashaka guhindurirwa izina, ndashaka ko iki gisebo n'iki gisuzuguriro kigenda ku buzima bwanjye gikurwaho, haleluya. Ndashaka kutaryama asuhuza umutima, ndashaka ko iki ngiki cyandizaga gihinduka amashimwe, haleluya. Imana yacu irabikora nshuti zanjye, amen. Icya kabiri twabonye kuri murongo wa 12 muri rwa rwandiko rwa mbere, ni igice cya mbere na kurwandi, igice cya mbere cy'urwandiko rw'Abefeso, havuze ngo turabo gushimisha ubwiza bwayo, haleluya. Imana yadushyiriyeho twebwe abiringiye Kristo uhereye kera kugira ngo tube abantu bo gushimisha ubwiza bwe. Ndagira ngo iri jambo muryumve nshuti z'Imana, kugira ngo uhinduke umuntu wo gushimisha ubwiza bw'Imana, haleluya. Reka twivuge nk'abantu turi ababyeyi, ndi umubyeyi ngewe, harimo n'abandi babyeyi, haleluya. Iyo abana banjye bambaye neza ndishima, siko bimera. Iyo bafite ibyo kwambara ndanezerwa. Iyo tugendanye mu muhanda batansebya, ubuzima bwabo busa neza, ndishima, siko bimeze, haleluya. Iyo ufite ibyo kubagaburira ndanezerwa. None benshi muri bo ni abasore, iyo barimo barya na courage za gisore kandi ibyo kurya bitabuze ndanezerwa. Uwo ni umuntu usanzwe. Ngo yadushyiriho kuba abantu bo gushimisha ubwiza bwe, haleluya. Ntabwo amaganya yawe ari mashimisha ubwiza bw'Imana. Imana yiyemeje kuyamanukamo ngo iyahindure, haleluya. Niba abantu ubuntu tunezererwa, iyo abo dukunda bagiriwe neza, utekereza ko Imana bimeze gutyo? Bimeze gute, haleluya. Iyo abana banjye batsinze mu ishuri nibwo nishima, nibwo nezerwa, Yesu ashimwe cyane. Iyo batsinzwe ndababara kandi ndi umuntu. Imana yagushyiriyeho gushimisha ubwiza bwayo, haleluya. Ntabwo amarira yawe n'agahinda kawe ntacyo byunguye Imana, nta nubwo biyinejeje, haleluya. Komeza usenge, uhamagare, uvuge ngo ndashaka umurage kuko namenye ko nashyiriyeho gushimisha ubwiza bwawe. Iyo utabaye data ahabwa icyubahiro, haleluya. Iyo ubuzima bwawe buhindutse, iyo utabawe mu kintu runaka, nibwo data yishima. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Kadoyese icyubahiro, haleluya. Abana banjye nibagera igihe cyo gushaka, bagashaka badakererewe, nibwo ubwiza bwanjye buzishima. Niko na data ameze. Nibashaka amagaka bahira, bagatunga bagatunganirwa, niwo munezero w'umubyeyi. Nankaswe data utari mubi, oh haleluya. Icyamukamenya uriwe ugahagarara urekera mu burenganzira bwawe. Data yagushyiriyeho gushimisha ubwiza bwe. Umubabaro wawe ntacyo umumariye, haleluya. Dushimisha ubwiza bwayo ryari? Iyo twahindutse icyitegererezo cy'ihirwe. Icyitegererezo cy'ihirwe ni iki? Turasubire muri Zaburi. Ni ukuvuga ngo ni umuntu ukebuka ukavuga ati uyu muntu Imana yamugiriye neza. Ibumoso yamugiriye neza, iburyo yamugiriye neza, hepfo no haruguru Imana yamugiriye neza, haleluya. Nibwo ubwiza bwa data burushaho kwishima no gushimishwa. Niyo wowe nanjye twahindutse icyitegererezo cy'ishimwe, haleluya. Birya bintu bikubabaje bibabaje Imana kurusha uko bikubabaje,
karya gahinda kawe kababaje Imana kuruta uko kakubabaje. Haleluya. Zaburi ya 21:3-7. Ni zaburi ya Dawidi. Ngo wamuhaye icyo umutima we ushaka, ntiwamwimye icyo iminwa ye yasabye, kuko umusanganije imigisha y'ibyiza, wamwambitse ikamba ry'izahabu nziza, yagusabye ubugingo urabumuha, umuha kurama iteka ryose. Igitinyiro cye ni cyinshi kubw'agakiza kawe, icyubahiro no gukomera ubimushyizeho. Haleluya. Umugize icyitegererezo cy'ihirwe iteka ryose, umwishimishije ibyishimo mu maso yawe. Haleluya. Inyungu z'Imana nuko wahinduka icyitegererezo cy'ishimwe. Haleluya. Ngo yamuhaye icyo umutima we washakaga, ntiyamwimye icyo iminwa ye yasabye, kuko amusanganije imigisha y'ibyiza, wamwambitse ikamba ry'izahabu nziza, yagusabye ubugingo urabumuha, umuha kurama iteka. Igitinyiro cye ni cyinshi kubw'agakiza kawe, icyubahiro no gukomera ubimushyizeho. Nagira ngo nkubwire ko ibyo byose ari umugabane wacu. Haleluya. Uwiteka yifuza ko wahinduka icyitegererezo cy'ishimwe, bwoko bw'Imana. Haleluya. Mu maso yanyu ni hake, imigambi y'Imana kuri twebwe ni myiza. Ntabwo turimo dusenga umuntu ushobora kubabazwa n'uko undi yagiriwe neza. Abantu ni igitangaza. Muzi ko abantu bajya babazwa n'ineza y'abandi. Turimo turabwira Data wifuza ko wahinduka icyitegererezo cy'ishimwe. Haleluya. Kuko yagushyiriyeho gushimisha ubwiza bwayo. Iyo ugiriwe neza, ubwiza bwa Data burushaho gushimwa, icyubahiro cye kirushaho kuzamuka. Haleluya. Icya gatatu, twashyirizweho ikimenyetso. Hatubwiye ku murongo wa 13 muri cya gice cya mbere cy'Abefeso, ngo kandi mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso, ari cyo Mwuka Wera mwasezeranijwe. Haleluya. Ikimenyetso ni nk'icyapa. Ibyapa byo mu muhanda byitwa nabyo ibimenyetso. Haleluya. Data yadushyizeho ikimenyetso, ari cyo Mwuka Wera twahawe. Haleluya. Niba warizeye Kristo, hari ikimenyetso kiri ku buzima bwawe kitari ku muvandimwe wawe muvukana utarizera Kristo. Hari ikimenyetso kikuriho kitari ku muturanyi wawe niba atarizera Kristo. Haleluya. Simvuga kuba mu idini runaka, ndavuga kwizera Kristo. Abizeye Kristo dufite ikimenyetso kiri mu ruhanga rwacu. Kuzimu barakizi, ariko n'ijuru barakizi. Haleluya. Hari ikimenyetso twashyizweho, hari icyapa gifite ibintu biranga. Icyapa kivuga mu buryo bubiri. Gishobora kumenyesha ibintu birimo gukorerwa ahantu. Urugero nka hano ku rusengero dufite icyapa kivuga ko hano ari muri Believers. Ni ikimenyetso kivuga ngo hano hantu ni mu rusengero. Turamutse tugiteye hariya hirya hadafashe ku rusengero, cyaba ari ikiranga cyangwa ikiyobora abantu aho urwo rusengero ruri. Muranyumva nshuti z'Imana? Ikimenyetso dufite ku buzima bwacu ni ikivuga ibyo turi byo nibikorerwa mu buzima bwacu. Tukagira n'ikindi kirangira abantu ibyiza Imana itanga. Haleluya. Amen. Haleluya. Twashyizweho ikimenyetso. Maraki 3:16-18. Maraki 3:16-18. Haleluya. Maze harambwira ngo abubahaga Uwiteka baraganiraga, Uwiteka agatega amatwi akumva. Nuko igitabo kikandikirwa imbere ye cy'urwibutso rw'abubahaga Uwiteka bakita ku izina rye. Ayiwe, twebwe ntabwo tuganira nk'abantu basanzwe. Iyo tuganira igitabo cy'urwibutso kirabumburwa. Haleluya. Uwiteka kubw'ikimenyetso yanshyizeho aba yitaye ku biganiro byanjye. Amaso ye ntamvaho, amatwi ye ntahaga kumva ibyo mvuga. Oh, haleluya. Abubaha Uwiteka bafite umwihariko. Amen. Ngo Uwiteka Nyiringabo aravuga ati bazaba banjye. Bafite ikimenyetso kibanditseho ngo aba bantu ni abanjye. Umunsi nzakoreraho bazaba amatungo yanjye bwite. Nzababarira nk'uko umuntu ababarira umwana we umukorera. Ubwo nibwo muzagaruka mukamenya gutandukanya abakiranutsi n'abanyabyaha, abakorera Imana n'abatayikorera. Haleluya. Dufite itandukaniro. Hari ikimenyetso cyandika ngo baratandukanye. Haleluya. Aba n'abanje, ni umutungo wanjye bwite, ntibapfa gukorwaho. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Wadushyizeho ikimenyetso. Amen. Nari mvuze ngo ikimenyetso cya mbere kiranga ibikorerwa aho hantu. Hari icyapa cyanditswe mu ruhanga rwawe. Haleluya. Kivuga ngo uyu muntu ni uwanjye, ni inkoramutima yanjye,
ntakorwaho, ibye bigenwa n'ijuru. Haleluya, Mana yacu tugire neza. Ikindi kimenyetso ni ikiranga, ni ikiyobora abantu. Haleluya, icyo nacyo kiri ku buzima bwacu. Mu gitabo cy'Abami ba kabiri hari inkuru, reka dusome gatoya, igice cya 5, reka nsome umurongo wa 3 n'uwa 6. Ngo bukeye uwo muja abwira nyirabuja, uyu ni wa mwana w'umukobwa wari waratwawe. Ngo bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati, icyama databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. 6, nuko ashyira umwami w'Abisiraheli urwo rwandiko rwari rwanditsemo ngo, nuko rero urwo rwandiko nirukugeraho nkohereje umugaragu wanjye Namani ngo mukize ibibembe. Muzi ko umwami yahise ashwanyaguza imyenda akavuga ati, uyu mwami w'i Siriya arimo aranyiyenzaho, aranshakaho amahane, arabona ngiye mfite imbaraga zo gukiza. Hanyuma umukozi w'Imana Elisa amenya ko umwami yashwanyaguje imyenda, amubwira ngo mwohereza nsange. Aramenya ko ahangaha i Samariya hari umuhanuzi, hari umukozi w'Imana. Haleluya. Wari uzi ko muri wowe harimo umuti wo gukiza bene wanyu? Wari uzi ko muri wowe harimo umuti wo gukiza generasiyo yanyu? Haleluya. Turi icyapa kirangira abantu ibyiza bibonerwa muri Kristo. Uyu mwana w'umukobwa yari atwawe ari umuja, asa nk'udafite ijambo, asa nk'aho ubuzima bwe bwagiriwe nabi, ariko yari arimo umuti wo gukiza shebuja. Haleluya. Iyo dusenga ntabwo tuba turimo gutakaza umwanya. Iyo usengeye abawe batarakizwa, uba urimo urabahesha umuti wabakiza. Iyo turimo duhamagara amasezerano y'Imana mu gihugu cyacu, ntabwo turimo gutakaza umwanya. Haleluya. Gusenga k'umukiranutsi guhindura ibintu. Mana yacu tugirire neza. Haleluya. Turabwira Imana ngo, Mana sinkure kurutampaye umugisha. Igituma ntakure kurutampaye umugisha nuko ndi umuragwa, hari umurage nahawe. Ikindi gituma ntakure kurutampaye umugisha nuko wanshyiriyeho gushimisha ubwiza bwawe. Ikindi gituma ntakure kurutampaye umugisha nuko hari ikimenyetso mfite mu buzima bwanjye. Haleluya. Mfite ikimenyetso cy'umwuka wera kiri mu buzima bwanjye, kigomba kuzana itandukaniro. Mana yacu tugire neza. Reka duhaguruke dusenge inshuti z'Imana. Nifuza ko mu misengere yawe utaba umuntu wubitse umutwe nk'ushobewe. Uri umuragwa. Iyo uguwe neza, ubwiza bwa data burushaho gushimwa. Haleluya. N'ubushake bw'Imana 100% kugirirwa neza. Umwanzi ntagushuke. Impamvu dusenga ni ukugira ngo tugwize imbaraga, tuburizemo imirimo ya Satani, ituma ubwiza bwacu butarabagirana, ituma umurage dufite tutawuhagararamo, ituma ikimenyetso dufite gisa nk'igikingirijwe, gisa nk'igihishwe, nyamara dufite itandukaniro. Haleluya. Dufite itandukaniro. Turabaragwa, baragwana na Kristo. Turi abanyamugisha. Turi ubwoko ufite ikimenyetso kitabonwa n'amaso y'abantu, ariko dufite ikimenyetso cy'umwuka cyanditswe mu ruhanga rwacu. Turatandukanye n'abadafite Kristo. Ema mu maso hawe ni hake. Komera mu mwuka wawe. Haranira kugwiza imbaraga. Uvuge nka Kalebu ngo ndacyafite imbaraga. Igihe naherewe amasezerano kugeza njya kuyasingira, sinigeze ncogora, sinigeze mbivamo. Ndacyafite imbaraga zo kugaruza gakondo yanjye. Ubukene si umurage wawe. Uburwayi si umurage wawe. Amarira n'agahinda si umurage wawe. Data yifuza ko wahinduka icyitegererezo cy'ihirwe. Intege nkeya si umurage wawe. Ugiye kugaruka imbere y'Imana y'umugoroba nkuko Kalebu yaje kubwira Yosuwa. Yaje avuga ngo hari ibyo Mose yamvuzeho, hari ibyo Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Mose, hari ibyiza nawe wumvise byagenewe abakiranutsi, hari ibyo wasomye mu ijambo ry'Imana, hari amasezerano ufite ku giti cyawe, hari ibyo wisomeye muri Bibiliya, hari ineza y'Imana wumvanye abandi. Ugiye kugaruka imbere y'Imana y'umugoroba.
ibyo wibutsa, ufite ibyo usaba. Zamura ijwi ryawe dusenge. Data, mu izina rya Yesu, ndagushimira imigambi yawe myiza iri ku buzima bwanjye, imigambi yawe myiza iri ku buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Ndagushimira ko wabashyizeho ikimenyetso, ndagushimira ko wabagize abaragwa, ndagushimira ko wabashyiriyeho ko abantu bashimisha ubwiza bwawe. Ibyo bahagazemo uyu munsi ntibishimishije ubwiza bwawe, ibyo bahagazemo uyu munsi ntibisa nk'ibyagenewe abaragwa, ibyo bahagazemo uyu munsi biravuguruza ikimenyetso wabashyizeho. Mwami, tugarutse imbere yawe twongera kuvuga kuri Imana y'amasezerano, uri Imana itabeshya, uri Imana itivuguruza. Ujya ugenda inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo usohoze icyo rivuga. Hari ibyo wavuze kuri aba bakobwa bawe, hari ibyo wavuze kuri aba bahungu bawe, hari ibyo wavuze kuri ubu bwoko, hari ibyo watuvuzeho, hari imigambi myiza udufitiye. Uyu mugoroba turagarutse Mwami w'abami, tudafite isoni, tudacogoye, tutamwaye, tutijimye mu maso. Tugarutse Mwami tuzi kuri Imana isezeranya kandi igasohoza. Tugarutse kukubwira ngo turacyafite imbaraga zo guhamagara, turacyafite imbaraga zo gusenga. Ntabwo twacogoye, ntabwo twabivuyemo, turacyaterana, turacyaza mu nzu yawe, turacyakomeje kwiyiriza, turacyakomeje gushaka mu maso yawe. Turacyafite imbaraga ndetse ziruta za zindi twakiranye amasezerano. Turaje Mwami uyu mugoroba, tuje guhamagara gakondo zacu, tuje guhamagara imirage yacu. Wanyongoreye Mwami ngo wifuza ko buri mwana wawe yahinduka icyitegererezo cy'ihirwe. Kora kuri icyo Mwami cyatuma ahinduka icyitegererezo cy'ihirwe. Manuka mu duce twose tugize ubuzima bwe, ntagira agace na kamwe gasigara katabayemo icyitegererezo cy'ihirwe. Kora kuri ibyo bituma bavuga ngo Imana yiri hehe. Kora kuri ibyo bituma Satani amuseka igitondo n'umugoroba. Kora kuri ako gace gatuma asuhuza umutima. Gakorewe uyu mugoroba Mwa, gakorewe uyu mugoroba Mwa. Uko Kalebu yaje hanyuma Yesu akamuhesha umugisha, akamuhesha umugabane we, akamuhesha umusozi we, niko tuje imbere yawe Mwa. Njyewe n'ubwoko bwawe twaje imbere yawe uyu mugoroba, kuko tuzi ko ushobora byose, kuko tuzi ko gakondo zacu zihari, kuko tuzi ko imisozi yacu ihari, kuko tuzi ko ibyiza tubiciye muri wowe bigihari. Icyatumye uturinde Mwa, rwa rupfu ntirudutware, za ndwara ntizitwice, za mpanuka ntiziduhitane, za ntambara ntiziduhitane, ya migambi mibi y'abantu ntagire ikidutwara. Turacyariho kugira ngo dusingire ineza yawe. Turi hano Mwami, babandi washyizeho ikimenyetso, nitwe twagarutse uyu mugoroba. Babandi wanditseho ikimenyetso cyawe, babandi washyizeho ikimenyetso cy'umwuka wera, nitwe twagarutse uyu mugoroba Mwa, kugira ngo usohoze ibyo tuvugaho. Sohoza ibyo uvuga kuri aba bakobwa bawe, sohoza ibyo uvuga kuri aba bahungu bawe, sohoza ibyo uvuga kuri ubu bwoko bwawe. Aba bose twafatanyije urugendo rwo kugushaka imigoroba, rwo kugushaka igitondo, rwo kukinyana mu cyumba duhamagara ubwiza bwawe. Ni twebwe twagarutse Mwami, ni twebwe wasezeranye ngo uzashyira itandukaniro hagati yacu n'abatakubaha, ngo uzashyira itandukaniro hagati y'abagukorera n'abatagukorera. Twagarutse Mwami w'abami kugira ngo iryo tandukaniro rigaragare mu buzima bwacu, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ahari aho hari abanaki, hari ingabo mbi z'ubwami bw'umwijima zicaye ku musozi we. Uyu mwanya Mwami, kubw'ubutwari n'ubushobozi waduhaye, turategeka izo ngabo kurekura ibyo zicariye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ingabo z'umwijima zatsinze ahakomoka, nawe zikaba zimushaka, zikavuga ngo ntazatunga. Uyu mugoroba turazitegeka kurekura ubukungu bwacu, kurekura umugisha wacu, kurekura ibyacu zicayemo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imbaraga z'umwijima zicaye mu rugo rwe, zikavuga ngo ntazanezerwa, zikavuga ngo ntazatunga, zikavuga ngo ntazashaka, zikavuga ngo ntazatunga umugisha. Uyu mugoroba ndazisohora kuri uyu musozi, ndazirukana kuri ubu butaka, ndazitegeka kurekura uyu murage. Uyu ni umurage we yawuhawe Mwanga bamwe mudahari. Nta jambo, nta butware, nta bushobozi mufite ku murage we. Rekura, rekura ibye, rekura urushako rwe, rekura urubyaro rwe, rekura ubukungu bwe. Si uwawe, yinjijwe mu isezerano rishya, yashyizweho ikimenyetso,
yaragucitse satani n'ingabo zawe. Igihe yishyirwagaho ikimenyetso, igihe yizeraga Kristo yaragutsinze, yaragucitse ntakiri uwawe. Ndavuga umugisha ku buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Ndavuga umugisha kuri buri gace kose kamugize. Reka ikintu cyose yasabiye imbere yawe Data, yamaze iminsi agusaba, yihinduka igifatika mu buzima bwe. Ndagushimira kuri Imana inyumva, ndagushimira ko utajya udusiga, ndagushimira kuri Imana yumva gusenga. Reka niba kugusaba kwe yagarukiye bugufi, yagarukiye hafi kubwo gutsikamirwa kw'igihe kirekire, umuha ibirenze ibyo asaba, umuha ibirenze ibyo atekereza, kuko imbaraga zawe ziri zidukoreramo. Muhindura icyitegererezo cy'ihirwe mu muryango w'iwabo, muhindura icyitegererezo cy'ihirwe muri bene wabo, muhindura icyitegererezo cy'ihirwe muri iri torero, muhindura icyitegererezo cy'ihirwe muri generasiyo y'igihe cye, muhindura icyitegererezo cy'ihirwe mu basore bangana nawe, muhindura icyitegererezo cy'ihirwe mu bakobwa bangana nawe, muhindura icyitegererezo cy'ihirwe, kuko yamaze iminsi atindanye nawe. Ntiwemere ko hari ijambo rye na rimwe ritakara hasi, ntiwemere ko hari ugusenga kwe na kumwe gutakara hasi. Urakoze mwami wanjye, urakoze Mana yanjye. Wamushyizeho ikimenyetso, ufite ibyo wanditse ku buzima bwe. Aratandukanye, reka iryo tandukaniro ritangire kugaragara uyu munsi. Kuryo wavuze kuri Yosuwa ngo ndatangira kugukuza mu maso y'abantu bose, reka iryo tandukaniro ritangire kugaragara mu bahungu n'abakobwa bamaze iminsi bashaka mu maso hawe. Hari umuti wabitse muri twebwe, reka abantu bose yasengeye, reka ibyo abandi yasengeye bigaragare mu butabazi. Uko Imana w'umukobwa yarangiye shebuja akabona umuti ukiri ibibembe, Uwiteka Mana Nyiringabo, ntitwisengeye gusa, twasengeye n'abacu, twasengeye n'iki gihugu. Reka buri sengesho ryose ryatambutse mu kanwa k'umuhungu wawe n'umukobwa wawe ribyara igisubizo aho yaryerekeje. Aho yasabiye urubyaro baruhabwe, aho yasabiye ubutabazi babuhabwe, aho yasabiye agakiza bagahabwe, aho yasabiye gukira indwara babihabwe. Urakoze ko watubikiyemo umuti wo gukiza amahanga. Urakoze ko watubikiyemo imbaraga zitanga ibyiringiro mu babivuze. Urakoze ko watubikiyemo umuti ukiza bendaga kwiyahura ukabongeramo ibyiringiro. Urakoze mwami w'abami ko watugize imbaraga zitungisha abandi benshi. Reka urugo atahamo rubona umugisha kubwe, reka abavandimwe be babona umugisha kubwe, reka ababyeyi be babona umugisha kubwe, reka umugabo wamushatse abona umugisha kubwe, reka umugore yashatse abona umugisha kubwe, reka itorero asengeramo ribona umugisha kubwe, reka buri gace ahagazemo kabona umugisha kubwe. Ndagushimira abo watugize bo, turabahesha umugisha. Urakoze mwami mwiza, tuzagaruka imbere yawe tuje gushima, tuzagaruka imbere yawe tuzanye ubuhamya bwo gukomeza abandi, tuzagaruka imbere yawe tuzanye amashimwe, tuzagaruka imbere yawe tuze kubwira abaca mu kibazo nk'icyo twavuyemo, tuje kubabwira ngo nimukomere, tuje kubabwira ngo hari Imana itabara, tuje kubabwira ngo hari Imana inyuranye ibihe. Ibyaturijije bizatubera imbaraga zituma twavansa ubutumwa bwiza. Ibyadukojeje isoni bizatubera imbaraga zituma dukomeza abarimo gukorwa n'isoni.
ibyo ugeze kuturiza bizatubera imbaraga zituma duhanagura abandi bantu benshi amarira ku maso. Urakoze mwami wanjye, urakoze data. Mpesheje umugisha abahungu bawe n'abakobwa bawe babaye kuri iki gicaniro imigoroba yose. Mbahesheje umugisha. Wabwiye Mose ngo nabwire Aroni ngo kugira ngo ashyirishe ajya akirisha izina ryawe ku Bisiraheli ngo ajya bavugaho aya magambo. Uwiteka Imana ikomeye, mpesheje umugisha buri muntu wese wakoze umurimo kuri iki gicaniro. Uwiteka we ni wo matane n'ubuzima bwe. Basize ibyabo, basiga imirimo, basiga amago, basiga ikiruhuko bari bemerewe kugira ngo babe kuri iki gicaniro, kugira ngo bagusenge. Natuye umugisha wawe ku buzima bwabo. Nihabeho itandukaniro ku bahungu n'abakobwa bo muri uru rugo. Nihabeho itandukaniro mwami w'abami ku bagore n'abagabo muri uru rugo. Nihabeho itandukaniro ku bantu bose bagukoreye kuri iki gicaniro n'umutima utaryarya. Itandukaniro nirigaragare mu buzima bwabo bwo mu mwuka, nirigaragare mu buzima bwabo bufatika bugaragara. Amarira yabo nahinduka ibitwenge, isoni zabo nizihinduka icyubahiro, intege nke zabo nizuzuzwemo n'imbaraga zawe, impano zabo nizivomererwa n'amavuta mashya. Batumbagize mwami, ubageze kure, kure y'ibyo nashoboye n'ibyo nzashobora, kure y'ibyo mbashije, kure y'ibyo uzankoresha. Bageze kure mwami w'abami. Hari neza nyinshi nyinshi wagiriye ubuzima bwanjye, nyinshi iyo nyamvuga niyo nabasha kuvuga. Ndasenze mwami kuri iki gicaniro ngo iyo neza yose nakubonyeho uyibahe ndetse no kurushaho. Umugisha wose wampaye ubahe mwami no kurushaho. Bakubirwa inshuro nyinshi, ubaha imbaraga zirenze izo wampaye. Ubagirira ubuntu burenze ubwo wangiriye. Ubaha ubuntu mu rubyaro, ubaha ubuntu mu rushako, ubaha ubuntu muri finance, ubaha ubuntu bw'amagara mazima no kutarwara. Ubaha ubuntu butuma umuntu adacogora mu rugendo. Ubaha ubuntu butuma umuntu adacika intege. Subize gusenga kwabo birenze uko wanshubije. Uhindura imibereho yabo birenze yanjye myinshi wahinduye. Mwami nakubwira byinshi, ariko uri Imana iduhera ubuntu. Ubaha imitima ikubaha, ubaha imitima yomatanye nawe kuruta uwo wampaye. Ubaha umutima ugukunda n'abantu batareba kuruta uwo wampaye. Ubaremera ubucuti, ubucuti hamwe nawe burenze ubucuti dufitanye. Urakoze mwami, ngaho ugendana natwe, komezanya natwe no muri iyi minsi, komezanya natwe mu minsi yose dufite imbere yawe, komezanya natwe dusoza ku cyumweru. Bakomereza ibyiza, bahishe uko wampishe, bahishe inama mbi, bahishe imigambi ya Satani. Mwana Satani nabashaka ababure, bimane mwami nkuko ujya unyimana. Urakoze papa, icyubahiro cyose nikikugarukire mu izina rya Yesu dusenze, amen. Yesu abaha umugisha, abagirire neza. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera, ikomeze ibiyereke, ikomeze isubize gusenga kwanyu. Murakoze.